muri iyi minsi abantu benshi bagerageza uburyo bwinshi bushoboka bwo kugira ngo bagere ku biro bifuza cyangwa se bagere kuri tayi bashaka. Hari abashaka kubyibuha, hari abashaka kunanuka, umuntu akagenda agerageza uburyo bwinshi butandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku biryo ushobora gufata, yaba ari potage, yaba ari kubiteka nk'imboga, yaba ari kubiriraho, bikaba byagufasha kugira ngo ugere ku biro wifuza, cyane cyane ugire mu nda ushaka, mu nda zeru, ugire abs arizo dukunda kwita abdominaux ku bagabo cyangwa se n'abagore nabo barazigira. Ushobore kuba wajya mu gihe ukoze siporo ugafata n'iryo funguro n'ubwo bwoko bw'iryo turi buvuge, bikaba byagufasha kugira mu nda wifuza. Nirira nibyo ushaka. Nimba uri mushya wakora subscribe, ukaza gukora no kuri notification bar, kunzogera iri ku ruhande kugira ngo ushobore kuzajya ubona ubutumwa bukubwira ko nasohoye indi video nshyashya, ndetse ukaba wakora like, ugakora share, ndetse na comment ukaza kuvuga uburyo ubibona, uburyo hari gutangiye kugerageza cyangwa kugerageza. Muri ibi video rero harimo amagi ni meza kuko dusanzwe tubizi, amagi afite intungamubiri nyinshi, ariko nanone harimo potassium rero igufasha kongera metabolisme, kandi metabolisme ituma ibiryo wariye bishobora kuba bigira igogora ryihuse. None rero bigatuma nanone bya binure byo kunda cyangwa se inyama zo kunda zigabanuka, ndetse waba ugiye no gukora siporo ukaba ufite imbaraga, bigatuma rero ushobora kuba wagira abdominaux cyangwa se ukagira mu nda hatoya, kandi ubona ko ari inda yegeranye, mu nda hato hameze neza. Icya kabiri ni imineke. Imineke nayo ni myiza ku bantu bashaka kugabanya ibiro, kuko umuneke n'ubundi uriye usa nkaho wiri uhaze, ukumva urahaze. Rero umuneke urimo potassium, rero kuba urimo potassium bigufasha kuba wakubaka umubiri, cyane cyane nko ku bantu bakora siporo. Rero ni byiza ku bantu barya umuneke kuwukoresha mu buryo bwo kugira ngo ugabanye ibiro. Rero ubushakashatsi bwagaragaje ko umugore byibura uriye umuneke kuri buri funguro afite amahirwe yo kugabanya ibiro 50%. Rero iyo uriye umuneke birumvikana ko wagufasha kugabanya ibiro, cyane cyane kunda ku gice cy'inda. Nimba ukora abdominaux, ukora na siporo zindi zigufasha kugabanya inda, bikaba byakwihuta mu gihe wariye wa muneke. Abantu rero bakunda icyayi nabo nabashishikariza kunywa green tea cyangwa se icyayi cy'icyatsi. Sinavuga ngo ni iki cyatsi kuko hari icyayi kiba kirimo ari mutuku, ariko ukirinda kunywa nyine icyayi cy'umukara cyangwa se kawa, kuko ntabwo byagufasha mu gihe ushaka kugabanya ibiro niyo wakoresha izo green tea, kuko akenshi ziba zirimo nk'umuti, twabifata nk'ari umuti. Rero green tea kuyifata ushaka kugabanya ibiro, kandi bikagufasha unakora siporo, utakaruri nyinshi kurusha iyo waba wafashe ikindi kintu nk'ikawa. Rero ni byiza kuba wafata green tea mu gihe uri kugabanya ibiro, ndetse ushaka no kugira ngo ugire mu nda hatoya, ugire abs cyangwa se abdominaux, nyine ugire mu nda abantu benshi bifuza. Icya kane ni amadegede cyangwa se harabyita ibihaza. Uko wabyita kose nuko wajya ku isoko ukaba wabibona cyangwa se ukaba wabiteka. Rero amadegede arimo vitamine C. Iyo vitamine ikabifasha kubaka umubiri no kubaka imitsi, bikaba byatuma ugira umutima ukora neza, n'ibindi bibazo byinshi bituruka ku mitsi ukaba utapfa kubigira. Rero kurya amadegede cyane, kuba wayashyira muri regime yawe mu gihe uri gushaka kugabanya ibiro ndetse no kugabanya inda, kugira ngo ushobore kugira abs cyangwa se abdominaux zimeze neza, ugire mu nda hatoya hameze neza, wakoresha amadegede. Kuko amadegede harimo vitamine C ushobora kuba wakoresha ku munsi. Ni ukuvuga ngo 30% za vitamine C ukoresha ku munsi wazisanga mu madegede. Rero amadegede ni myiza kuba wayarya cyangwa ukayakoresha, wayarya mu mboga, wayarya ari nka potage, uko warya kose amadegede ni meza kuyarya, akagufasha kuba wagabanya inda ukagira inda wifuza. Icya gatanu rero twareba ku imboga kenshi tugirwa inama yo kuzirya, kuko imboga zirimo vitamine nyinshi zadufasha kuba zagira intungamubiri ku mubiri wacu, yaba ku bana cyangwa ku muntu mukuru. Imboga rero kuzikoresha mu gihe ufashe regime yo kugabanya ibiro ni ibintu byiza cyane, kuko imboga nimba uzifashe mu gihe cyo kugabanya ibiro ushobora
ushobora gutakaza kalori nyinshi mu buryo bwihuse. Nk'ubushakashatsi bwagaragaje ko uramutse ufashe regime y'imboga mu byumweru 4 ushobora kubutakaje kalori nyinshi ziruta izo wari gutakaza wafashe izindi regime. Rero imboga wazikoresha cyane cyane mu kuzikagufasha kuko nanone zituma cholesterol ikora neza, metabolism igakora neza, umuvuduko w'amaraso ugakora neza. Ibyo byose bidakora neza nibyo bikuganisha kuba wagira ibibazo bya diabete, ibibazo by'indwara y'umutima, ibibazo byo kugira umubyibuho ukabije. Rero ni byiza ko wakoresha imboga mu kugira ngo bigufashe kugabanya bya biro ndetse no kugabanya inda. Icya gatandatu twavuga ku bishyimbo by'umukara. Ibi bishyimbo bisanzwe turya mu ngo zacu, abanyarwanda bakunda kubikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero urumva ko byoroshye kuba wabikoresha mu kugira ngo ugabanye ibiro. Hari abantu rero badakunda ibishyimbo, wagerageza kwiga kubirya kuko byagufasha kugira ngo ugabanye ibiro, kuko bikongerera imbaraga, bikubaka umubiri ndetse n'imitsi. Ibi bishyimbo rero birimo vitamine B ndetse bikabamo na potassium. Rero izi vitamine zituma wongerera imbaraga umubiri nimba ukora siporo ntube wacika intege vuba, ukaba byagufasha rero kugabanya ibirure byo kunda, cyangwa se bikaba byagufasha kugira mu nda hameze neza kandi mu nda hakomeye, afite abs cyane cyane nk'abasore cyangwa se abagabo bakunda bashaka kugira abdominaux nyine bagire 6 packs cyangwa 9 packs. Rero kuba wakoresha ibishyimbo byagufasha kugira ngo ushobore kuba wakora siporo mu buryo bworoshye. Icya karindwi tugiye kuvuga kuri pome. Pome, ubushakashatsi bwagaragaje ko uramutse uriye pome imwe ku munsi byakurinda kugira indwara mu buzima bwawe. Rero ni byiza ko warya pome kugira ngo wirinde indwara, waba ufite ibiro byinshi cyangwa udafite ibiro byinshi, kuko twese tugomba kwita ku buzima bwacu kugira ngo tugire ubuzima bwiza burindwa kujya kwa muganga. Rero ni byiza ko wakoresha pome. Rero pome nanone ikaba wayikoresha mu gihe ushaka kugira mu nda hameze neza, kuko pome iyo uyiriye bituma nanone umara igihe kinini uhaze, bikaba byagufasha kugabanya ibiro. Ndetse pome irimo fiber ikaba ifasha umuntu kuba yagabanya ibinure byo kunda. Rero ni byiza ko wakoresha pome ikagufasha kugira ngo ugabanye bya biro byawe muri regime zawe za buri munsi. Umunani twavuga ku bijumba. Ibijumba bitera imbaraga, bigatuma rero ushobora kumara igihe kinini uhazi iyo ubiriye ibijumba, bikaba byakurinda rero kuba kugira inzara mo hagati no hagati ngo ugire kuba warya ibiryo inshuro nyinshi. Bikaba byakurinda rero kugira umubyibuho ukabije cyangwa se kugira umubyibuho. Ni byiza rero gukoresha ibijumba mu gihe uri kugabanya ibiro, kuko ibijumba ntabwo birimo amavuta, ahubwo bitera imbaraga kandi bigufasha kuba warinda wamenya kureba isukari yawe neza, ndetse bikaba byakurinda n'umuvuduko w'amaraso mu gihe ushobora kuba ufite. Ibijumba rero byagufasha mu kugabanya ibiro kandi bikagufasha kubaka umubiri, kuko bitera n'imbaraga ku bantu bakora siporo. Iyo ukora siporo wariye ibijumba biragufasha kuba utacika intege cyangwa kumva ushonje wumve ushatse kujya kurya mu gihe ukiri muri za siporo zawe. Ibijumba rero nabyo wabikoresha kugira ngo ugabanye ibiro kandi bigufashe nanone kugabanya inda yawe, kuko iyo ubiriye ukajya muri siporo ugakora amasiporo agufasha kugabanya inda, ibijumba bya naho byo wabikoresha mu marejime yawe ya buri munsi. Icya cyenda rero twavuga kuri yogurt cyangwa se yawurute. Yawurute abenshi barayizi, abantu bakunda kuyigira ko ari iy'abana, ariko n'umuntu mukuru ni nziza cyane cyane ku bagore, kuko ni nziza ku mubiri wabo, yaba ari ku ruhu cyangwa se mu buryo bw'isuku ni nziza kuyikoresha yawurute. Yawurute rero wayikoresha nanone ugabanya ibiro, kuko yawurute irimo vitamine C na D. Izi vitamine zigufasha kugira ngo zitume ugira umubiri mwiza, uruhu bigufasha kuba wagira imitsi ndetse n'imbaraga za buri munsi. Rero ni nziza kuba wayikoresha mu kugabanya ibiro, ikagufasha nanone kugabanya inda. Kandi yawurute biba byiza uramutse ubonye itarimo isukari, kuko hari yawurute zikorwa zitarimo isukari. Iyo niyo yawurute nziza nakugira inama yo kuba wakoresha kurusha yawurute zirimo isukari, ariko mu gihe utabonye itarimo isukari wakoresha zirimo isukari nabyo nta kibazo. Icya 10 ni karoti na epinari. Karoti ushobora kuzikoresha mu buryo bwa salade kimwe na epinari, byagufasha kugabanya ibiro kuko zigira kalori nkeya kandi zikaba zifite vitamine nyinshi. Nko muri karoti harimo vitamine A ndetse n'izindi vitamine nyinshi tutari bujyemo, kuko uyu munsi ntabwo twibanze kuri karoti, ntabwo turi bujye muri detaye, ariko wakoresha karoti ndetse na epinari byagufasha kugabanya ibinure byo kunda, ndetse bikagutera imbaraga, ukaba ushobora no kuba wagira abdominaux nyine ukagira mu nda hatoya wifuza kandi mu nda habereye ijisho. Rero ibi biryo twavuze byose haruguru aha ngaha ushobora kurya kugira ngo bigufashe kugira mu nda wifuza.
ubikurikije ukabikora neza, ugakora n'izindi tips twagiye tuvuga mu zindi video ndetse n'izizaza, ndakeka ntashidikanya ko ushobora kugera ku byo wifuza. Rero wakora subscribe nimba uri umuntu mushyashya kugira ngo ushobore gukomeza gukurikirana video zanjye, tugameza kuganira ku byatuma ugira taye wifuza, ndetse bikanagufasha kuba wagira uruhu rwiza n'imisatsi myiza. Nazo video nzagenda nzikora kugira ngo ugende uzibona mu zindi video zizagenda ziza. Nahangaye yose bikiye, bye, ndabakunda cyane.